Haleluya. Amahoro y'Imana abane natwe, ku mazina ni ayandi, Umutoni Sandrine. Mwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Bushya TV, Imana ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe muri byose, ibyo murakora bikunde, Yesu abihagararemo. Njya nkunda kukubwira mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tugomba kubanza twashima. Ijoro rishobora kuba ijoro rigasa n'irindi joro, ariko ibibereye muri iryo joro ntibise, cyangwa se igitondo kigasa n'ikindi ariko ikibereye muri icyo gitondo ntibise, cyangwa se umunsi ugasa n'undi ariko ibibereye muri uwo munsi ntibise. Wowe wabonye ari amahoro muri byose, shima, kuko iyo mu muryango wawe hacika igikuba, ibyo wari wapanze gukora ntibyari gukunda, ariko wowe wabonye byakunze, shima muri byose. Reka dusenge Imana kandi tunashima. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo, ukaturindira n'abacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iyi saha tugiye kumva ijambo ryawe, ntirice mu gutwi kumwe ngo ringuke mukunda, ahubwo rishinge imizi mu mitima yacu. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, turasanga mu ibyakozwe n'intumwa 10, umurongo waho wa 25 kugeza kuri 26, n'undi wa 34 kugeza kuri 35. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Petero agiye kwinjira, no ku Koroneliyo aramusanganira, yikubita imbere ye ku birenge bye, aramuramya. 26. Ariko Petero aramuhagurutsa ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Haleluya. Ahangaha Koroneliyo yari umunyamahanga, ntiyari umuyuda, ntiyari n'umwisiraheli, ariko nubwo yari umunyamahanga wubahaga Imana. Arangije aramubwira ati, haguruka. We ntiyakunze icyubahiro n'abisi, we ari undi yari kwemera akamubwira ikimuzanye agipfukamye, ariko aramubwira ati, haguruka, nanjye ndi umuntu nkawe. Haleluya. We ntiyakunze icyubahiro. Hari igihe waba usenga ariko uri umunyacyubahiro, ushaka abantu bakuramye, ushaka abantu bakuvuge. Abahanuzi benshi bumaze kubibona, usanga yivuga ibigwi, akivuga imirimo yawe n'izavuga ibigwi. Reka kutubwira ibigwi byawe, ureke kuvuga ibitangaza byawe ukora, ureke Imana yo yonyine ariyo izavuga ibigwi byawe cyangwa se ibitangaza byawe. Imana itugirire neza. We ntabwo yari yari afite icyubahiro kirenze, ariko we nubwo yari umunyamahanga yari azi Imana. Arangije aramubwira ati, haguruka. Haleluya. Tugeze kuri 34, Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Haleluya. Ni ukuri Imana yacu ntirobanura ku butoni. Wasenga utasenga ntabwo irobanura ku butoni, kandi ivomerera ababi n'abeza. Niyo mpamvu ntugacire umuntu urubanza ngo runaka nasenga, runaka bimeze gutya na gutya. Imana yacu ntireba ngo urasenga ntiumva. Inyungu yayo ni icyubahiro cyayo gusa. Ushobora kudasenga ariko ufite uko uhereza Imana icyubahiro. Ushobora kudasenga ariko ufite ukuntu wubaha Imana. Gusa icyo nagushishikariza, senga. Umuririmbyi araririmba ngo buri wese mwitorera abo wejejwe muri ryo. Tugeze kuri 35, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka iramwemera.
yavuze yose, ntabwo yavuze ngo ni wa wundi usenga, ntiyavuze kandi Yesu ntiyazanywe n'umukiranutsi ahubwo yazanywe n'umunyabyaha. We yaravuze ukiranuka wese, ntabwo yavuze ngo ni wa wundi usenga, wa wundi wirirwa mu byumba, wa wundi kubera ko ari pasiteri, wa wundi mu mahanga yose, cyangwa se wa wundi uhora mu ijipo ndende. Ushobora no kwambara ipantaro yawe cyangwa se kola yawe ariko ufite uburyo wubaha Imana. Ushobora gusuka, hari abantu bavuga ngo umuntu usutse ntiyampanurira, umuntu ukoze iki, umva ashobora gusuka ariko afite uburyo yubaha Imana. Ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka akubaha Imana, ngo uwa aramwemera. Ushobora kugira umusatsi wa natirere cyangwa se ukogosha neza undi afite igisuko ariko akubaha Imana kukurusha nshuti yanjye. Wowe ufite igisuko ku mutima, mugenzi wawe atasukura kandi we ku mutwe yagisukura. Wowe kiranuka, ureke kureba ku muhamagaro wundi, ureke kureba uko runaka ahagaze. Uzi ko ahagaze yirinda, ureke kureba ku muhamagaro wundi, ahubwo wowe haranira gukiranuka muri byose. Imana itugirire neza, amahoro y'Imana abane nawe. Icyo nakwifuriza ni ugukiranuka. Amen.